Mugira amahoro ya Kristo mwese nshuti mudukurikira kuri channel ya YouTube Ibanga ry'Ukwemera. Mucyo dusogongere kucyo tuzigamiwe kuri iki cyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia C. Turazirikana gato ku ivanjiri. Tuzabona Yezu Kristo yongera gusura wa muryango w'abavandimwe batatu, Lazaro, Maria na Marita. Umuryango utubereye urugero mu kwakira abantu, mu gusabana ndetse no mu kugaragarizanya urugwiro. Muri uriya muryango Yezu yahaboneraga uburuhukiro, akahabonera amahoro, ndetse ukaba umuryango w'ubucuti w'ubumwe, dore ko yakundaga kuhajya kenshi ari kumwe n'abigishwa be. Muri ivanjiri kandi ya Luka turabona uburyo bubiri bwo kwakira Yezu Kristo. Mu buryo Marita na Maria bagaragaye bakira Yezu Kristo. Ubwo buryo buruzuzanya. Uburyo bwa service cyangwa se uburyo bw'ubuhereza, guhereza, kuzimanira, kwita ku muntu, umuseriva, umushyikiriza iby'ibanze kugira ngo agubwe neza. Ubwo ni ubutumwa bwaranze Marita, service. Tukabona kandi uburyo bundi bwa kabiri bwo kwakira bwaranze Maria, yicara agatuza, agatega amatwi, akumva icyo Yezu Kristo avuga, bakaganira, conversation na écoute, kumva, kuganira, gutega amatwi ndetse no gusabana uvugana n'umuntu. Uburyo bwombi buruzuzanya kandi bwose ni bwiza. Nyamara ariko Marita nubwo yari responsable, ahereza, aseriva, ariko yaje kubura amahoro, abura ituze. Nibwo abwiye Yezu Kristo ati, wategetse uwo muvandimwe wanjye Maria akaza akamfasha. Nyamara Maria we aratuje, ntabwo ahangayitse nka Marita mukuru we. Maria aratuje, bigaragaza ko yari yagezeyo, yari yabonye ikimukwiriye, ikimugenewe, arimo kumva, araganira na Yezu Kristo, aratuje mu mutima we. Ibi bitubwira ko bavandimwe, nubwo twaseriva, nubwo twakwitanga, nubwo twakora ubutumwa tujyamo, umurimo dukora, activite dukora za buri munsi, shuguri, ibyo byose ntago byaduha ituze igihe tutabishyizemo gutuza no kumva Yezu Kristo, kumva ijambo ry'Imana, kugirana ibihe byiza na Yezu Kristo nk'uko byaranze Maria. Koko ni byiza guhuza ibintu bibiri, kora neza, service nziza, ariko kandi senga neza. Nanone senga neza bigaragarire mu buryo ukora neza, mu buryo unoza ubutumwa n'umurimo byawe. Icyo turazirikana ko Yezu Kristo yakiriwe neza kubera umusanzu cyangwa se umurimo w'abo bavandimwe babiri. Nanone iyo Marita atahaba ntibyari kuba bihagije. Amafunguro, amazimano yari kuboneka gute? Nanone kandi iyo Marita ahaba agahugira gusa gutegura amazimano, ariko ntihagire uganiriza Yezu, ntihagire uwo bicarana ngo baganire, byakwitwa gutererana umushyitsi. Niyo mpamvu ari Marita afite umwanya we, ari Maria afite umwanya we, ariko iyo mirimo ibiri yose igomba guhurira ku murimo umwe wo gusabana na Yezu Kristo. Dusaba Imana kugira ngo imirimo ya buri munsi, shuguri dukora za buri munsi, ntizikatwibagize Imana. Nanone kandi ubusabanira-Mana buturanga bujye buduha imbaraga zo gukora neza umurimo, tugire iyi si nziza, tuyitunganye, kandi dufashe umuremyi mu gikorwa yakoze cyo kurema, gucungura isi no kuyigira nziza. Marita na Maria nibuzurizwe muri twe.